muraho mumeze neza ndabashoje aho muri mwese nizere ko mumeze neza inshuti zacu zo mu mahanga zo mu Rwanda turabakiriye kuri YouTube channel yacu Mama Landi nitwa Bettina twa Jenny tugiye kuzajya dufatanya muri ubu buryo bwo kuzajya duteka ibintu bitandukanye byose turabararikira kugira ngo muzajye mubana natwe mutubabarire mudufashe mudushyigikire nk'abakobwa banyu mukore subscribe share so guys karibu mu gikoni nkuko twabibabwiye YouTube channel yacu tugiye kuzajya dutekaho ibintu bitandukanye ushobora kudutera comment ukadusaba ibintu twateka tugatekera hamwe rero hari abashuti bacu badusabye ko twazahera kuri saladina hari abantu batazi ko ishobora kuvamo isosi igira isosi nziza cyane hano twabateguriye ibintu tugiye gukoresha icyambere dufite saladine twateguye saladine ebyiri twateguye na salisa wayibona ahantu hose mu masoko mu mabutike ahantu hatandukanye dufite na tungurusumu na tangawizi urazisekura ukazishyira ahantu izo twateguye dufite n'umunyu hano twateguye gukoresha harimo ibirungo bitandukanye twebwe ibi nibyo twabashije kubona twakoresha uyu munsi ariko nawe wabona ibindi wakoresha birenze kuri ibi ngibi hari ikirungo kari powder kano karungo ndagakunda cyane gahumuza isosi niyo wayiteka mu gatogo mu mama hose kahumura dufite ikindi kirungo bita royiko nacyo wakibona ahantu hose uyu munsi ibi nibyo birungo ngiye mfite nateguye gukoresha ariko ubaye ufite n'ibindi wabikoresha cyangwa se ubaye hari n'iby'imboga hano twakoresha bitagize hanyuma dufite olive oil n'amavuta turi bukoreshe olive oil wayibona ahantu hariho hose mu supermarket wayibona twateguye gukoresha magi ebyiri dufite garlic powder nayo niyo turi bukoresha uyu munsi nayo iba nziza mu mboga iraryoha so ibirungo ufite uyu munsi harimo na turmeric ni ikirungo cyiza cyane kiryoshya isosi kibigenza neza so wenda bino ushobora kuba utabifite uyu munsi wo kuba wabikoresha ariko bitakubuza gukora isosi yawe neza nyine biza nk'imyunganizi bikaryohesha nk'uko twabibabwiye rero udafite ibirungo by'ifu cyangwa utabasha kubibona bitewe n'ibyo ari byo cyangwa naho uherereye wanakoresha ibintu bisanzwe bya naturere wabona ahantu ari hose mu isoko muri boutique kwa bakazungu kwa bakorode hose wabisangayo no kwa murokore boutique hose wabihasanga rero mu isosi yacu turifashisha karoti rwose ni imboga nziza ziryohera mu mboga yewana kwa kazungu ziba ziriyo utagombye kujya no mu isoko no kwa Claude kaza inyanya kaza ibitunguru kaza puwaro aka karungo rero karyoshya ibiryo cyane puwaro rwose ni ikirungo cyiza cyane wakoresha mu mboga izo arizo zose wakoreshamo iki kirungo ni cyiza gihumuza ibiryo hakaza rero na seleri urabona yuko seleri zihumuza ibiryo seleri ni nziza cyane zituma ibiryo biryoha birushaho kuryoha no guhumura nabyumvisha ko seleri ziryoha mu byo kurya zituma bihumura bikagenda neza ubwo rero mubane natwe mu gikoni tugiye guteka tugiye kubereka n'uburyo babikata nyine tubitunganye karibu ngo kigira akamaro cyane wakirya muri salade wakirya mu bisanzwe wakirya mu nyama z'ibitunguru igitunguru kigira akamaro ni cyiza cyane 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 noneho ibi by'umutuku cyane so tugiye gukata karoti
rero tugeze kuri poivro rero rwose ngewe iyo ngiye guteka isosi yanjye utu tubuto tw'imbere ntukuramo kuko rwose sintukunda yemba numva turura. Ubwo rero ngewe iyo ngiye gukata poivro utu ntuvanamo. Uyikata mu buryo bwose ushaka, wayikata ari ndende, wazikata ari ngufiya, ariko ngewe prefera kuyirya igaragara. Mbona ari byo byiza, ngewe nibyo nkunda. Ariko mu isosi yawe ntabwo igomba kuburamo poivro, ni imwe mu by'ingenzi nk'uko hataburamo igitunguru. Ubwo rero dukurikijeho udupuwaro natwo nababwiye ko ari twiza cyane mu mboga. So guys, tugiye guhata inyanya, ariko ngewe nkunda guteka inyanya nzihase. Sinzi wowe ufite uburyo ubigenza, kuko iyo ntetse mu isosi yanjye bino bishishwa bikazamo, iyo ndi kubirya mba numva ntabwo mbikunda. Cyangwa se wanazirapa nta kibazo. Birashoboka ufite wanazirapa. Hari uburyo bwinshi, hari n'abazicisha muri blender. Ubwo rero uyu munsi kubera ko nitekeye ari ngewe uri burye, ari ngewe uri bugabure, ubwo nyine reka nzihate, nibwo buryo bwanjye. Munsi nahisemo gukoresha inyanya ebyiri zonyine mu isosi yanjye. Turi bukoreshemo n'ibindi birungo nka sesitomate, dukoreshemo n'ibirungo by'ifu ebyiri, rwose ziraba zihagije. Igikoni kuri gaze twatangiye guteka, tutangira dushyiramo amavuta. Turakoresha olive oil, ariko bidakwiye kuba ifite ayandi mavuta wakoresha ariyo wakoresha, kuko ngiye uyu munsi nahisemo gukoresha olive oil kuko ni amavuta meza. Hari ukuntu tuba twanazanye n'ibintu by'umubyibuho, kandi ngo olive oil ifite ukuntu bimanaginga. Shyiramo rero makeya kubera ko turi ubundi izi saladine ziba zifite amavuta yazo. Hari n'ukuntu iyo uyifunguye ushobora gutekesha ano mavuta barimo hano muri saladine, wenda udakunda amavuta menshi atari ngombwa gutekesha, kuko bene ubu bwoko bwa saladine bubamo amavuta yayo. Iyi saladine ubundi zigirira amavuta, urategereza amavuta akabanza agashamuka. So yamara gucamuka akabwo shyiramo igitunguru cyacu. Ngiye kumva bihise bihumura. Tuzaba kugira ngo igitunguru cyacu tubanze gifate amavuta. Amara gufata amavuta, ubundi ngewe mu by'imboga ndabita ariko ngewe nkunda ibintu by'imboga bidahiye neza, birandyohera. Warangiza upfundikiraho gatoya kugira ngo umwuka ubanze use nk'uwihishijemo gakeya, gatoya dupfundikiyeho. So guys, umunota wacu twarebye ukuntu bigize. Wow, karoti zacu na pavuro zitangiye gufata amavuta. Urumva yuko umuhumuro watangiye kuba umuhumuro mu gikoni, bimeze neza. So guys, nyuma yaho ntashyiramo tungurusumu zanjye ndetse na tangawizi. Ubwo nabyo nkavanga ugakoroga kugira ngo bikure.
iyo tungurusumu zikijyamo mana yanjye ni uko utarimo ntabwo numva uburyo utarimo kumva umuhumuro muri kamera ntabwo wakugezeho rata wose uri kumva umva birahumura nshuti yanjye umva tangawizi rero zifite uburyo zijya mu mboga zikabihumuza njye nkunda kurya imboga zirimo tangawizi na tungurusumu iyo umaze kubivanga gutya urabona yuko nyine amavuta atangiye kugenda agira bisa nkaho bishaka kugenda bishirira muri uwo mwanya mpita njyewe nshyiramo inyanya gutya namara gushyiramo inyanya abamfundikiyeho gatoya rero ukuntu inyanya zacu zabigenje fora bimeze gute wow agasosi katangiye kuza ubundi mpita tubigera gutya kavanga jenere kumva uburyo isosi yacu irimo guhumura itarashya yahumuye wagira ngo twatetse inyama ariko n'ubundi tugiye guteka ifi saradine ntabwo buriya saradine zikorwa ziturundi kugira ngo basikipinge uziko ibyo ukumva ni ifi kandi biswe igihe baba bashyizemo ibindi bintu birenze ariko murimo murabona intuza isosi yacu ukuntu imeze irimo iratukura imeze neza karoti zamaze gushya na pavuro ikagera umwanya wo gushyiramo ibirungo mu kanya umva reka nze nkwereke rero uburyo ngiye mvanga ibirungo uzi yuko uburyo njya mbivanga mfata intuza agasorori twibagiwe gushyiramo umunyu za magi zacu tugiye kuzishyiramo ushyiramo magi ushyizemo imwe iya kabiri yayishyizemo iyo umaze gushyiramo magi iyi magi ibyo kurya birimo magi birandyohera ku buryo utabyumva uzi yuko njyewe magi njya nazifata nkazinyunya we nawe ujya ubikora magi ku rwego turakunda ariko umva bimeze neza urabona yuko bimeze neza iyo umaze gushyiramo magi ndongera nkapfundikira nkajya gukora ibirungo byanjye ku ruhande ndaje mbere ku buryo tubigenza so guys hari uburyo iyo ngiye guteka ibirungo mbanza nkabivanga nyine mfata akantuza agasore kanjye kameze gutya ariko twakatemo inyanya mu byibuke nyine ntabwo nasubira kukoza kuko ni isosi tugiye gukora ni isosi y'inyanya yagiyemo hano mpita mfata bya birungo byanjye ndahera kuri garlic powder nkoresha akayiko kamwe karahagije nkavanga mu gasorori kanjye nafashe ndafata royiko nayo ni akayiko kamwe nkafata garlic powder nayo mfata akayiko kamwe gatuze ntabwo nkuzuza nkafata tumerike yadushizemo ntabwo mwabyumva reka maremo
namara kubivanga gutya nk'uko mubibona mpita mfata na salisa yanjye. Buriya icyiza cyabyo iyi salisa iyo uyifashe ukayivanga mu byo kurya utabanje kuyikoroga mu mazi gutya ntabwo ikora isosi neza. Hari ukuntu uyivanga wagira hakazamo utuntu tumwe rimwe, ariko uburyo bwanjye mbikora ni uku nguku. Ubwo nawe ufite ubundi buryo ubigenza, mbigenza gutya. So noneho nkafata nkabanza nkabivanga kuko n'ubundi ari amazi, nkabanza nkavangamo n'amazi. Urabona ni bya birungo byanjye byose nafashe mbere yuko mbishyira mu nkozo. Twagiye kureba isosi yacu ukuntu imeze. Nimubwira ngo biraryoshye dushyiramo, wumve yuko hano hantu harimo guhumura fe. Uzabikora uzabibwira uzaryoherwa. Icyo nkora ndabanza nkavanga n'akamamiyo kanjye kugira ngo za mboga zacu rwatsi twatetse zibanze zifate. So guys, tugarutse kureba ya sosi yacu ukuntu imeze. Wow, iri gutukura, iratukura. Nizere ko urimo kuyifata neza kugira ngo twereke abantu bacu. Irasa neza mu buryo bugaragara. So ikintu dukurikijeho ubu ngubu tugiye gushyiramo saladina zacu. Mwabibonye step twagiye tubanza, urabibona twayigeze. Ino saladina rero ndayikunda, itandukanye na za zindi zindi. Impamvu akenshi nakoresheje olive oil, izi saladina zigira amavuta yazo, ariko olive oil ni amavuta meza. Ushobora no kuyarya adatetse ukayarira aho ngaho bitewe n'uburyo ugize, nta kibazo bitera. Zino zigira amavuta menshi. So kadushyiramo uhita ushyira muri ya sosi, warangiza ugahita uvanga. Urabona yuko dufite isosi nziza cyane, ayiresha ikintu icyo ari cyo cyose. Iyi sosi ku bugari birabirika neza neza. Ntuzaba ufite saladina zawe, ufite inyanya zawe na salisa ngo unanirwe kwirira ubugari. Iyi sosi umuceri iramirika, kawunga byose wakwiriye. Nk'abantu b'abasiribateri rero ubuzima buba bworoshye, ugahita wigira gutya. N'uturayi dutogosheje byajyana rwose, n'isosi yajyana na buri kintu cyari n'igitoki cy'umunyiki. Umunyiki, igitoki cy'umunyiki, isosi yacu wayirisha. Aho bigeze ni nkaho isosi yacu iba yahiye. Twibagiye gushyiramo umunyu. Tugiye gushyiramo umunyu, twibagiye gushyiramo umunyu. Tupimira kubera ko twashyizemo magi nayo akaba ari umunyu. Dushyiremo umunyu mukeya tutaza kuraburizwa, aho kuba mwinshi waba mukeya. Mara gushyiramo umunyu ukavanga. Hariho umuntu yigeze ashyira umunyu mu byo kurya, akazajya agira gutya agashyira ku ntuza kumva. Noneho ntamenye yuko arimo kongeramo umunyu, aje kwikanga ashyizemo ikiyiko gutya arimo kumva, leta yumva yarabujijwe kanumva da. Yesu we, mbega ntabwo uburyo biryoshye. Mana ndabatumiye mwese muze dusangire. Muva, biraryoshye cyane. Isosi yacu ahigeze, nta n'ibintu byinshi, yamaze gushya. Kadupfunikiraho gatoya tugaruke.
So guys, muze noneho twarure isosi yacu twumva ukuntu imeze ubundi yo turyoherwe. Imeze neza. Wow. Ndashonje we, ndashonje. Wow. biraryoshye bimeze neza. Mba kanongera numve guteka mwana. Kanongera numve ndumva ntarumva. So guys, numvishe ibiryo biraryoshye. Ino sosi iraryoshye imeze neza, ariko nari nayitetse nta n'ikindi kintu nateguye cyo kurya, ariko uko ndi kumva numvishe ko ubugari turere ubugari bw'imyumbati ndimo ndayumva nkumva ubugari. Umva bimeze neza. Murakoze kubana natwe mu guteka kuri uyu munsi. Nawe wabigerageza guteka mu rugo, ni ibintu byoroshye, ni amasaha makeya, iminota ntabwo ari amasaha, ni iminota 20 yonyine ukaba uvuye ku kazi ukoza agasosi vuba vuba mu minota 30 ukabahishije ibintu byawe uricaye urimo urarya. So guys, rero mukomeze mudushyigikire, mudufollowinge, murayikinge, subscribe please, subscribe. Murakoze cyane. Nigira nzabakiza.